gakondo yacu iri mu ijuru kumana yacu ntanzarebayo baba 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 we Yes, way. Kweli nimurengeza amaboko. Paulo niko yanditse abikora intaravuga ngo turi impumuro nziza. Umukirisitu ariko mana we hari umunsi umwe njya kuviri ya ruguru njewe noneho mbwira umugenzi wanje twashakanye ndavuga ati noneho yakundaga guhinga cyane we Nyirasenge wa Mukarevera agakunda guhinga ariko njewe guhinga simbikunde kagira nyine intege nkeya zo kutaja guhinga
nono akambwira ati wewe uzoreke gusa tugume hano ku ndondo titukabunge nzoza mpinga nta kibazo yewe uzoduhinga wenyine kandi turi kumwe akanjana mu murima nashika saa 4 gutya kama musigama kubera ko byagaza binane kuvuga ngo mbagare inyizi z'urutoke hagati y'igishimbo n'ikigori nkure igihuru nakurura igihuru hakaba nkurura n'ibishimbo bikavamo noneho ngo buce ndabwa ati nono ureke dusenge nimuvuga ngo amen dusenge nitumara imana yonyine yaduhereza uburyo aravuga ati sawa noneho uyu munsi tugende ariko kera turabohotse dufite umutima umwe mwiza w'abakristo ndavuga ati noneho wewe ugenda ukwawe nanje ndagenda ukwanje umukazana nawe ugenda ukwawe nawe wa mukobwa nawe ugenda ukwawe tugende twese uyu munsi aya masanti turye twama tugenda twiriguye mu gihuru umuntu wenyine agaruke nimugoroba namara tuvuge uko Imana yavuze turatatana turagenda none ngo tugaruke mu mugoroba baracumbye turariye ngo marega ndababaza kuko ganije gawe ari mukuru none ndababaza se wa mugore we wasenze ati wabonye iki atawe ntaco nanezerewe gusa taca Imana yavuze atoya sawa ngiye kumukazana yewe wa mukazana wasenze ati nasenze niki wabonye atawe ntaco nanezerewe gusa yaracize aho ngiye kumukobwa wa mukobwa wasenze ati cyane byagenze gute ati nanezerewe gusa nuko gusa taca Imana yavuze ati ntaco barampindukiranye batese wewe toye nanje nanezerewe gusa no ibintu turavuga ati uko turagira gute nuko ati nuko none yamabwa yatucecekeka hari iki Imana yavuze titwanezerewe twese tuti ariko ndavuga ati sawa nta kibazo Imana se nta kibazo izikora kwayo ngo hamare nsivye iminsi ibiri darota kurota pana kwereka namambona ko umuntu azi ampagarara iruhande arambwira ngo umva nkubwire ngo iminsi yawe yo kuba hano ngo irarangiye ngo uhaguruka ugende ngo nzaguheza ahandi uzoba ngo kandi nzakugasanira ngo mare nitera hejuru ndavuga ati yo ndatungana umugore he mubwire nimubwire aravuga ngo niyamaranga mutima nakujya guhunga kubagara uce mu gitondo nyene ndayaheba ndavuga ati noneho naraye ndose nama mbona umuntu ntiyari umweru ariko yari umuntu neza mbona mbagazi ruhande arambwira ngo igihe cyawe cyo kubana kugashararo kirarangiye ahasigaye uhaguruka ugende nzakwereka ahandi uzaba niko yambwiye ariko ye muzamutinya Imana timwovuga ngo amina yewe yari yaravuze ngo tuzobunga yamambwira ngo kuvuzi ndavyemeye ahasigaye ugurisha imyaka n'intama twari dufite nitumara tugende aho wumva ushaka tugende ndamubwira nama ninjira nko mucumba gutya ndavuga ngo Mana we arabohose aravuze ngo tugende sawa nuko niko twaje Imana niko yatuzanye Imana yamituzana turatambuka no turuhukira muri Kenya timuhamona ko turiho abakristo baza barangwa n'umwuka w'Imana abayoborwa n'umwuka abo nibo bakristo cyane nono ico gihe dukoresha ikintu kimwe cyo kwizera ko ndashaka kubagura umukristo kiza kimuranga n'ukwizera hari abantu bamwe baza basenga ariko ntibagire kwizera nono ngo tumare dukoresha kantu twari kumwe na Tito Kamenyero ari muri Amerika nono twari kizingo bamwe barahazi nono ngo tumare dukoresha ijambo ryo kwizera turavuga ngo twari mwihutuma dusenga turavuga ngo dusenge nono nimugoroba titurya ibishimbo titurya isombo turarya inyama kandi izo nyama turya apana z'inkoko zanyu mutunze cyangwa zihene cyangwa zinka turarya inyama z'inyamaswa ivuye mu gihuru ko muranumva nono ngo tumare abantu twari kumwe mwihutuma ikizingo baravuga batese Rutebuka na Kamenyero Tito mwabaye gute ko muraba ngo nti murya ihene
yo mu muhana timurya inkoko timurya inyama z'inka turavuga ngo murarya izahe turarya inyama ivuye mu gihuru y'inyamaswa isha sinzi nimba mwokumva akanyamaswa kitwa ngo nisha kameze nk'ihene ariko twaza tukarya karakaryoha turavuga ngo iyo ngiyo niyo dukeneye ngo turya kandi tugiye gusenga nimara kubera kwizera Bibiri zivuga ngo inyamaswa zose zo mu ishamba zose ngo ni izacu none tugiye guhamagara inyamaswa ive mu ishamba ize hano nishika tuyibage ariyo turya nimugoroba bavuga ngo abantu basaze barimo ibisazi ariko umukristo ntaza sara ahubwo umukristo agendera ku murongo timovuga ngo amen nuko turasenga ngo turangize dutangira gutamba gusa cogeza sente zari zitaraza turanezerwa abantu bose baguma kutureba inyamaswa iri ku murambi urya wo kwanda kangwa ijya hirya mu rwako ibibugu birayirya isha ibisimba birayirya yamigira gutya irasaragurika iyo ngiyo mu rwako yamiza yiruka iseruka ku murambi ibigeze mu muhana abantu barambiza bati dore inyamaswa hano dore isha none yije mu muhana abandi bati muceceke Imana igiye gukora igitangaza basenze abari mu mahombe baravuga ngo bararya ngo inyamaswa yo mu gihuru none ga muceceke bamagira gutya iciye mu bantu abantu none nimbwa ntizirukaka kwifata abantu abari bo bayifata n'amaboko ngo bamare kwifata n'amaboko barayituzanira baravuga ngo ngiyi ya nyamaswa mwasavye ngaho ni muntu ariko abakristo umukristo utazura kwizera wamara ukazuhagarara ukavuga ngo umukristo kwa ikiza kiranga umukristo n'ukwizera iyo nyamaswa twarayibazibona ngo bamare barayiteka barayikaranga mapigo saba tayari kumiminika turayiba yose nuko nico kiza kiranga umukristo abakristo muzamugira kwizera ibyo mwahamijwe n'umwami Yesu Kristo muri mwe na Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 no ku murongo wa 6 haravuga ngo Imana iravuga yonyine gusa ngo abatagira kwizera ngo sinzanezezwa nabo none uwo mukristo utaza wizera ukavuga ngo uzunezeza Imana Sabeni haleluya Tena haleluya 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 Abagice cyose tuvuga ngo haleluya Haleluya aya materaniro y'abanyagisi ngiye kuyabashira numvishe ko kabisa mu bako y'abacomeka Sabeni amen haleluya tweka basangura ibiganza mizango bikuye ku mutima bana kuko nabifuza ko bitari no bose
ukomeye uvuga ngo umva aya materaniro ni ayawe profita wagenderewe hano rwisa biba profesor haleluya atukuza birere dala moja mera twavuga utari yanyu no twese muraniza rwose mwisi mwana semesi hanyuma tuzamura amaboko abiri hejuru cyane hanyuma twakire pasi yazamura cyane tugiye gukubita rero turayikubitira rimwe ituruka tuvugiriza imana impundu pasiteri twogeze igisimba cy'umutungo usanga gusa n'abantu twese twaba tuyitera rimwe witere intego ikomeye muri uyu mugoroba umenya imana mu bana ngenzi uko ushaka muri uyu mugoroba